umukino tugiye gukina ni wa mukino wo kwihisha abandi bagashakana ngo ni sayi. Abambaye umutuku mugomba kwiruka mugahiga abambaye ubururu, mwabafata mukabica iminota 30 itarabashiriraho yanayipfiramo. Nta muntu utaracinye kwihisha ngo abandi bamushake, babahaye ibyuma. Muri iyi video ndaza kukubwira uburyo ushobora kureba season ya 3 ya Squid Game. Season ya 3 ya Squid Game iraje. Abantu baravugira rimwe, bamwe bavuga ko izaba iya nyuma, abandi bati oya, ibintu biracyari birebire. N'ibiki bivuga tutari twizera neza. Reka tukubwire byose mu buryo burambuye. Netflix yemeje ko season ya 3 ya Squid Game yasohotse ku itariki ya 27 Kamena umwaka 2025. Iyi season igizwe n'ibice bitandatu byuzuyemo amarira, impfu zitunguranye n'imikino ibabaje irimo ubugome buhanitse. Aha harimo umukino wa hide and seek, aho ari umukino uteye ubwoba wo kwihishanya, aho abantu bitabira atari uko babishaka ahubwo ari uguhunga urupfu. Umukino ukomeye muri season ya 2 yaje gupfa. Ibi ni ibintu byaciye ibintu. None se ibyo tuvuga byose ni ukuri? Oya, hari ibihuha bikomeje gucaracara kuri TikTok, Reddit ndetse no kuri Twitter. Bamwe bavuga ko Ji-hoon ari uzaba boss mushya w'uyu mukino, abandi bakemeza ko frontman ashobora kuba se wundi mukinnyi mushya uzagaragara mu gice cya nyuma. Hari n'abavuga ko hagiye kujyamo impunzi ziturutse muri Koreya ya ruguru, zigaragara nk'abakinnyi batoranyijwe n'ingufu za politike. Nubwo bitaremezwa na Netflix, abantu bari ku mbuga barimo babyinira ku rukoma. Ku rubuga rwa TikTok ndetse no kuri YouTube Short hari abantu bavuga ko babonye episode ya 3 na 4 ziri kuri Liquid, ariko ayo mashusho menshi ni fake, ahubwo ni edited content zifashisha mu mafilimi asa na Squid Game cyangwa cosplay z'abantu bakina nk'abarinzi bambaye imyenda y'umutuku. Nta gihamya ko byasuwe na Netflix cyangwa ari ibintu bifite ishingiro. Dore uko bishobora kurangira. Abasesenguzi bamwe na bamwe bavuga ko season ya 3 ishobora kuba iya nyuma, aho Ji-hoon azahindura amateka ya game burundu. Hari abandi bavuga ko Netflix ishobora gukora spin-off irimo gukurikira original frontman cyangwa umukino kajya hanze ya Korea. Ibi ni bimwe mu bintu biri kugenda bivugwa, uretse ko season ya 3 yasohotse. Ubu ngubu mu Rwanda season ya 3 isobanuye. Bageze kuri episode, ngira ngo ni kuri episode ya 3 basobanura. Filime ushobora gusanga kuri website ya Oshakur Films. Niba nawe wumva ushishikajwe n'ibice bya Squid Game, ese ukurikije ibinkubwiye uremera ibivugwa cyangwa uri mu buhamya ko byose ari marketing? Subiza muri comment nta kibazo. Ntibibagirwe gukora subscribe, ukande share ndetse no kuri like. Iyi channel yitwa Rukezo. Jya mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.